oya Pasteur Bibiliya ibingibi by'amabibiriya bisize ku ruhande icyambere buriya ni ubuzima bwiza Reka akazi karavunanye mama. Urabizi neza ko hari ahantu ba muri kiriya gipangu. Njye mfite amakuru neza yizewe ko hari abantu bakoresha n'ibiyobyabwenge n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bitemewe. Bikomereje zikumwangaririza aho ngaho. Iranyara y'imbwa bukoze ku mabere. Ndago yabukura ku mabere bagende. waretse twageze n'umwana wanje yabuze icyo atamira bro bimeze Ni sawa. sha ibintu ni danje noneho amavuta yashize umunyu washize bibaye bigeze mu mafaranga ajya kuyigura Ariko urabizi reka nze ndaje gatoya wowe uretse Uraho mushiki wacu nje gusengera rwose wirengagize byahise urumva n'ubundi Yesu yaje gushaka inyama zazimiye kugira ngo usengere wirengagize wenda agatozi kawe karajemo hagati yanjye nawe wirengagize byahise nje gusengera akongeye kunteresa se oya ntabwo gutese se n'undi Yesu amasengesho yawe asanga amafaranga harimo ibiryo amasengesho yawe harimo iki Yesu yaje gushaka inyama zazimiye nanjye kugira ngo usengere ukizwe urumva Imana ikwakira ukajya uza kuntera umwaka ntabwo gutera amasengesho yawe nimba arimo amafaranga injira unsengere amafaranga nimba arimo amafaranga amafaranga se oya injira nyine unsengere nimba arimo amafaranga injira oya nanjye ngo usengere ntabwo amasengesho y'amafaranga ariko ntabwo nyine numva amasengesho yawe adafite amafaranga amafaranga niyo ntunga n'ayatuma amafaranga niyo gutunga n'abanyamafaranga se amasengesho yawe yarangaho ariko ntabwo usengera injira nimba ufite amafaranga Imana amafaranga izayaguha nta kibazo winjira tuganira niba ufite amafaranga wabona uyafite amafaranga si amafaranga ntabwo nagenda rero kujya gusengera Imana amafaranga izayaguha Peti. Yo. Nasurere cyo atajya. ni kuri ukuntu bikora ama Ataza have. Mucomesha se? umunsi ndasoma hano ibyo boroko mano ngo byica abantu mwana Aho kumva nkubwire. Urumva? Nuko tuba turi hano tubikora gutya. Urumva? Sinzabone n'iki hari umuntu wamenye ngo nkora bino bintu wa mwana. wazaberetse Ahubwo nzabireka nawe ugiye kubitangira. ese ko mwana ngiye abantu bose baba bazi ko menya kubera bino bidere ariko umunsi ndasoma hano kana ntabwo ndi buheze None se gende no gukomeza ariko urumva gende no gukomeza abana umve ngo sata kumwesha kaganja nandi kibiri tugendana kiri reba mu kabati siparamenye cyaho kirimo nanjye ntabwo ibyo bimbo kandi we mu kabati ya hatari man twari tunaburanye ariko Si akazi kenshi ze ntubiziho. ibyo by'akazi nawe urimo wirirwa ukanga Reka akazi karavunanye mama. urabizi neza ko hari ahantu ba muri kiriya gipangu njye mfite amakuru neza yizewe ko hari abantu bakoresha n'ibiyobyabwenge n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bitemewe ahubwo ikibazo gihari kuki utatangaza amakuru tubafate ko ariko kazi dushima Biriya bintu Imana imbirimo urabizi ko akazi dukora nta gupfa guhubuka sibyo ni ukugenda gakeya ariko nanjye hari abantu barenga babiri ndimo ndakeka hari abanywa urumogi hari abambura abantu amatelefoni n'amashakoshi rero uhubutse ntabwo amakuru apfa kuyabona njye nibyo ndimo sibyo mu minsi mikeya baraza reka nanjye fandamereye na
amereye najya atara ubwo gira vuba nyine ubundi akazi dukora winjiye ugahita uhubuka ntabwo byapfa kumenyekana si iki gipangu mba mubazi ko ndi mupangayi nk'abandi bose ntabwo baza akazi ngiye nkora rero ngewe ubwanjye ku giti cyane nesege ntabwo nza kwishyuza hariya n'iki nyine uza kwishyuza ibishingwe nta n'umuntu tubana mu gipangu uzi ko tuziranye rero umwe wenda ndamufite mu minsi mikeya araje afatwa ntabwo ndi kukubeye n'ubundi kugira ngo tubonane ubwo nyine nabwo byari biturutse bukuru nta kibazo nabwo ndagiye ko ukiri mu myiteguro kiravuba ariko nta myiteguro umwe wenda muzi uwambara abantu amashakoshi n'uwambara abantu amatelefoni kandi anywa n'itabi ariko icyo ntaramenya neza niba iyo tabi urumogi imbere niba ari ucuruza niba rugura hanze nibyo ntari namenye ariko we arahari nandetse uzi ukuntu ameze sinakubwira ngo wenda nuza kwishyuza intuzi ibishinga uzamuntu afite ibisatsi by'ibidire n'ubundi n'ingegera itereye aho ngaho ubundi ziriya nizo tuba dushaka ureka noneho tugakora kandi noneho arongera apange oya si n'ibyo gupanga urabizi ko kumutanga uguhita mvuga ngo yenda ahita afatwa sibyo SMS se subizi cyane hari nubwo wazamutwara uje kwishyuza yego n'ibirenze urebye none ibikorwa bari kwinjiza niba nabyari bimwatara rahira nawe ubikukiremo oya ahita gukuramo ururimi so kunkuramo ururimi ahubwo ntabwo imirimo ibiri ivangwa sawa utazabigenderaho ibyo bintu aha ngaha turi ntabwo uzi ko ari ibanga nuko akazi tugakora ari hasi katsindwa nubwo turi mu kazi teretse hasi ndari guciye gira ikintu uvuga hakiri kare ntacyo narenza ariko umubwire nyine umubwire sibyo tuzanariwe abakobwa bahasimburana wagira ngo sinzi ntabwo ukiza byose urabizi bishyire ku murongo oya ubundi reka mubwire nubwo tuba turi mu kabari ubu ni nk'inama tuba turimo sibyo ni ukuvuga ngo bo abo tubara ntibabizi unyishyuza ibishingwe nk'uko wishyuza abandi sibyo aho tugomba guhura rero ni ibanga ryacu sibyo afande ugenda umubwire yuko mu minsi mike n'urenze umwe aramwereka ubwo byanarangiye kwanza nta n'ibirenze inyama y'imifege nawe nta n'ubwo urimo kumufata abana muzehe noneho nta n'uhari noneho ndanywa ibiki ndagurishije nta n'ubwo uri kumufata pe ariko ngufu nazo wari ntabwo basigaye basukamo amazi azinywa telefone uhamagara umuntu wanjye nkamushyira ya fone nariye kagabo tukayigurisha siko mbona ni mbere mpanze nikora nasimeza rwose nari nazipfunyitse mbona ko ese shano n'ubu ngubu ibintu nzaniye aha ngaha ngaho ndabona rero mbwira rero mubwire musirikare ndayibona mba mbibona ntunyirarereho mbona sisita umuyirebeshwa ukuntu waramukunze none ureba icecekere ntabwo wabivuga yaba wari ubizi rero iyo niyo nguru nkuzane wakira ngaho se nawe se yarankunze nanjye mba mbona kwirebesha uri seriye ba siseri guru umusani wawe umusani ufite ibiceri ufite ibiki rero nguri kubona sisita yiriwe ntabwo ngucima imbaraga ibiceri iyo utimera kwa nawe ubigerageza ibiceri gusa n'umufungo mbamagaza sha reka nze nkwereke sha subu bambwira rero ukuntu ugiye kunsengera nkabona amafaranga dore ko ngiye gusengera kubona amafaranga ntabwo kubona amafaranga ari ukujya gukora kujya mu bikorwa by'ubusambanyi hari ibindi bikorwa wakora kandi ukabona amafaranga gusambanya ntabwo ari kuko igikorwa umuntu akora gituma ubona amafaranga washaka n'akandi kazi wakora ubusambanyi ukabuvamo wajya no gucuruza nubwo buryo nabonamo amafaranga se washaka n'akandi kazi wakora imirimo irahari myinshi bitewe n'ubusambanyi washaka n'akandi kazi wenda wakora kandi ubona amafaranga washaka n'akazi kandi wakora umubwire pastor imyaka ugezemo reba ukuntu ungana so ushaje ndashaje gusa iyo mana yawe
iyi yaguhaye iki muri iyi myaka ufite? Imana se Reba ukuntu ungana. Ufite umugore se cyangwa ufite umwana? Nawe mfite. Yewe ndagusetse, sibye no kuguseka ndagushinyitse. Nta mugore nta mwana. Yebo, njye mu buraya bwanjye mfite abana babiri. Urumva ko mfite inyungu ndakurusha mbese ubuzima bwiza kandi wowe ngo uri gusenga. Gusa Imana yakumariye iki? Yewe, jyana izo mana zawe hirya. Ahubwo reka nkuhe umushinga muzima. Hano darimo. Uyu sister ndahita Kambanganya ponyana nda. kandi ndabizi arabyemera mwana. Sex yonyine Reka ndakugira n'akandi gahunda. Hano si icyuma ntikiri. icyuma kirimo Urakitera wenda ko. icyuma akayinaji. Ariko rero uretse gato umufungo wanjye kuguha no kumbabwira yuko ndi bumugera. Ngo ndamwinjirira reka muri wowe bazasubiza mwana. Kamuri kuko tugiye kugenda. Ngiye gusubirayo umubwire ko ugiye ahantu ariko ndabanza ninjire. Kuko sister amenye ko namutanzemo pase. Erega hari n'ukuntu bakora nkawe n'umuraro. Ariko nyine ntarebe pe. Abana ndurara ariko mbambaye neza amana n'ibice isoko mba. Ufite ibiceri ntabirenze niyo wabikira. Nyine ngiye kugenda banza ninjire. None nimara kwinjira nawe urajya waza nyuma. Kudiga n'ibishaka. Uramundesheje umwana. Mana uzamwambe muvuye. Mana uriya panuro ya kera imwe nakoranaga ikirenze naragafata wakina. Ubumere no kubaho nta mwana asigaranye n'abasha babiri nanjye ngiye kubona. Ese utageze gutyo mwana ntabwo waba. Rigade rikarete wakina. Simba mfite ubwoba wakina. Umva rero mubwira. Bibiri yoyo dutazasara wacyana. Urumva twebwe tubigwa dufite gahunda. Urumva. Man, ibyo bigoro ukora urumva biba bikomeye. Urumva rutangiye kukwica ahubwo. Wakina. Tifre, asajya ukora muri bibiri leta kintu ujye ureba neza. Njye rero ndanikomereje zikunwangaririza aho ngaho. Moni, ibyo ni biki ndi kumva binuka n'ibishara batwira. Sister, ukuri kw'Imana ni ibintu nyine zatwitse biri aho ngaho. Izi ngufu nazo bagira ngo bashyiramo amazi n'ukuri kw'Imana. Bagakundi. Kwa nini John? Wewe ni ndashaka telefoni yanjye. Sorry hey. Giza amahirwe nawe masaje. Aho uno wangu ya telefoni. Shati wanako nari bindi. Telefoni yanjye hano. Gira vuba nabindi telefoni cyazibangana ni gute wewe winjira mu nzu cyangwa? No wangu ya telefoni. Ngoma ngese ngoma. Ndashaka telefoni yanjye nabindi. Mwino wabwira mwino ni gute winjira mu nzu udakomaza? Ndashaka telefoni yanjye. Umuntu hano mbere mugenge ikintu. Ndashaka telefoni yanjye. Kandi giza njyana. Urangurira uraje noneho ubona imbaraga z'abazamu. Sister, sha wumve ngo ngende umuhungu w'i Kigali nukwikoza hanze gata amafaranga ahitaze. Aya si yakuye kandi ese warabye ngende umuhungu w'i Kigali. Sha nta kibazo. Ntabwo nyiri uwo mu cyaro nka bimwe bya kera. Nta kibazo. Agaramfura ariko buriya yaratunaniye ariko nyine nta kundi. Rero yabyutse mu gitondo nta n'amavuta nta ki. Gusa bazi ko turatekesha iki. Mwihorere bizakemuka tu. Ariko urabizi nyuma mbona amaherezo tuzasubira mu cyaro. Mu cyaro se gukora iki? Warabyibagiwe iyi nzara urabona itameze nabi. Oya nta kibazo. Nta kibazo tuzaguma mu buzima buri Imana izadupangira ibya. Meze bite se shama? Papi. Meze bite? Shama. Meze neza se. Meze neza. Meze bo. Ya.
Mama iki se shaha. Twari turi hafi kubitegura. We papi. N'ubundi njyewe bari bamamagaye. Bari bamamagaye nyine n'ubundi ndagiye ariko ndahita ngaruka wegenda ugura amavuta uteke. Ariko ndahita nyine ngaruka nanjye tunareba sibyo. Nta kibazo urasanga Papi. byatunganye. Buganiriza sister nyine. Ntarebe imana se nanjye ko. Ariko nyine ndahita ngaruka nanjye nakantu ngiye kuzana gatoya. Ntarebe bro. naringize ngo naringize nawe isimba kiguteye naho n'umuntu hasigayemo n'intoyi ntacyo pfa ko mwingiye utazanabimwe ibi bintu maye ni ibiki ko bihura cyane uri no murese naho ati ngo ni yawe ntacyo ndaza kukugurira umamagara ariko sibyo naguhamagara nze kukugurira ikigage aho ngaho se papa noneho ntamenya ko agapasiteri kaje hano ndabigenza gute ko iyi telefone yakakagabo ngiye kwikura muri iyi nzu ndebe ko nayisumbisha rwose papa atanaza nayisaka akayisanga aha ngaha noneho sinabakira muri kinono zamuwe Umva se baby wabinkoreye n'ubundi ko nta. Ndeko. Asigaye ubona mwana. Sister. Nawe mbawe ntabwo uzi ibyo cya gihungu wazanye cyangwa Cyagukoze biki? cyangwa uzi ku mabere. Iranyaranye bwagukoze ku mabere. Papura musenze yagukoze ku mabere. Ngaho genda nawe utaniye nawe. Ubundi se urinda guha amafaranga ngo unange. Ugusigira nyaranye mbuga imbere mu kwisiga imbere y'umukobwa ari nko gusiga icyana cy'intama imbere y'impyisi. Urabizi reka nze nkwereke ibintu nkora musenze ntabwo yagukura ku mabere ngo agende gutyo. Oya nabibonye mubinyereka. Oya ntabwo nabyumva nabibonye ibi ngibi uri kubona mubinyereka. Oya ntabyo umuti munyereka ibintu muri kumva. ahubwo usanze ndi kugenda urumva hari akadiro nkiyemo wowe sigara uganiriza peti Oya mubanze icara mubanze munsobanurire ibintu mwari murimo. mubwire urumva uturuka mu cyaro ubundi reka ngo na riverite urumva baje tugana ntabwo ari uzi ibyo dukoresha urumva niba mubwiye ngo ni umuti w'imibu umuti w'imibu gute uzi ko tonto yabinywaga akarwara isereri ibintu biri kunuka gute shaka munyereke ibyo bintu. Oya urumva se ngende kwigendera ugiye ngiye turagaruka tubiganire oya ntabyo kugaruka mbabarira cyane urumva niba usanze ibi ngibi urumva nyine nshaka ibi n'ibiki none se warebye aho tubishyize none warebye aho tubishyize twari tugiye kumuhereza ase ntabwo ubibona ko urumva atari umuti w'imibu uri guhumura amaso wari waryama ukumva umubu ugutambara turi kwirukana amagini wowe uri aho ngaho ibintu utazatuzanira byo mu cyaro we kandi bro ibintu utangiye kwigira oya ntabyo uzi se gute ese hari ibyo ubonye ngewe uzi ko mwanze mukananirana neza burundu ntabyo nari mfite ariko ese ubundi ko mbona amaso yawe asa umutuku ndeba wireba hano kurwaye inkuru kandi muntu ibintu pasiteri yambwiye ni iki gusa nzabineka nzabimenya neza muzahita mutaha mu cyaro kanigendere umushinga wuhe ndumva ashaka kandi kana njyewe ushaka andi kana kuko ndumva ashaka kugira abana batatu kandi wowe nta mwana ufite sibyo waretse tukabyara umwana wundi wa gatatu umwana se kandi oya pasiteri bibiriya ibingibi by'amabibiriya bisize ku ruhande icya mbere buriya ni ubuzima bwiza none se uragira ngo uzaguhamba n'ikara oya nanone kandi buriya no kutabizi uri umugabo mwiza ufite ubwanwa mana we
n'amafaranga hose none waretse tukabyara umwana cyane umwana bitangiye n'ibiki kandi ese wowe ntabwo ubira pasiteri iyo mana yawe nta kintu yakugezaho kandi njye ndi tayari guhita mubyarira akana sibyo ibindi byose ukabireka izira bibiri uzahita uzishyira munsi y'igitanda si uzongera no kuzamura sibyo pasiteri rwose ariko se mana yanjye ibi bintu byemere koko ariko nshaje n'akana